ngiye kubona mbona abantu begereye aho ngaho i Rubavu, mbona n'ubundi barimo barahunga. Nabonaga hari imitingito, mbona mbese hari ibibazo bikomeye cyane. Mbona abantu barahunze, abaturiye i Rubavu barabizi iyo icyo kirunga cyarutse igihugu gishobora kugira umutekano, ariko abagituye bakabura amahoro. Imana irambwira ngo ibibuza abantu amahoro biraje, ariko umuntu wiringiye Imana, umuntu uhagaze ku cy'Imana yavuganye nawe, uyu munsi wa none abantu bafite andi maso areba barabona yuko iby'Imana yavuze uyu munsi wa none birimo gusohora. Imana iri gutambagira ibihugu za Dubai, iri kugerayo, Amerika iri kuhagera, nukuri za Irani, aho hose Imana yagezeyo. Inzara igiye kugera mu bihugu bitandukanye, kandi Imana irambwira ngo inzara izahitana abantu benshi. Nabonye duhura n'ibikomeye, umuntu akareba imodoka, mu by'ukuri iyo umuntu yaguze imodoka baravuga ngo runaka abayeho, runaka arakomeye. Nabonye abantu bari kureba imodoka bakayireba nk'ikintu kidafite agaciro. Noneho aho kugira ngo mubayobore mu nzira y'agakiza, ahubwo mwe murashaka indamu, murashaka amafaranga, murashaka n'ubundi kwibonera inyungu zanyu, mukubaka amazu y'ibitabashwa, ndetse mukaba abanyacyubahiro bakomeye. Imana irambwira ngo mbabwire ngo niyo mpamvu ibyo mwishingikirijeho mbona bicajwe kuri za ntebe. Ngiye kubona mbona bya biryo barabiriye. Imana irambwira ngo abo yahaye amata nibo barenzwe, bamaze kwibagirwa Imana, bayitera umugongo, nibo bari kwica amategeko y'Imana babizi. Imana irambwira ngo intebe zabo zigiye kwicaraho abandi, kandi bije bibatunguye. Imana irambwira ngo kuko mwamaze kwibagirwa uwabahaye umugati, mwibagirwa uwabahaye amata, mwibagirwa uwabagaburiye. Nyamara Bibiliya iravuga nimumara kurya mugahaga, mukubaka amazu meza mukayabamo, inka zanyu zikagwira, ibikuyu bikaba ibikuyu, imikumbi ikagwira, ngo nimujye mwicara kuri izo ntebe. Oya, Imana yambwiye ngo mabwire ngo izanye ikinyuranyo. Biratangaje kubona intebe wicayeho igiye kwicarwaho n'umuntu udafite amashuri. Byibaze kubera yuko igikenewe, Imana yambwiye ngo ntabwo ari amashuri, ahubwo ikeneye umuntu uri mu mwuka w'Imana witondera ijambo ry'Imana. Ndavuze ngo umuntu wese abe maso, ndavuze ngo umuntu wese abe maso. Abari i Kigali muneze amatwi, mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Imana yambwiye ngo musenge, kuko ibitunguye abari muri uriya mujyi wa Kigali ni ukuri bigiye gutuma basubira mu byaro benshi. Mwami Imana yacu, ndagushimye mu izina rya Yesu. Uhabwa icyubahiro kubwo kugira neza kwawe. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Niyo waduhamagaye kugira ngo dukore umurimo wawe. Mwami, ni ukuri ntabwo Satani yifuza ko dukora uyu murimo, niyo mpamvu aturwanya, ariko kuko dushyigikiwe n'umugabo ukomeye, ntabwo badufite bwo guhamya ibyawe, ntabwo badufite bwo kuvuga ibyawe. Mwami, kubw'imbaraga zawe zikorera muri twebwe tuzaguhamya, kandi kugeza ku mwuka wacu wa nyuma twiyemeje kuvuga ibyawe, twiyemeje kugukorera tudacogora, kandi nawe uzadushyigikira, kuko intego dufite niyo kujya mu ijuru. Intego dufite niyo kuzabona ibihembo abera bazahabwa, ni ukuri dushoje uru rugendo. Urakoze rero, uyu mwanya ngiye gutambutsa ubutumwa wampaye, ubane nanjye kandi ushyigikire, undinde kugabanya ibyawe cyangwa kubyongera, ahubwo mvuga ibyawe nta musese, mbivuge nk'uko wabimbwiye. Byose mbigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twihuse turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 24 umurongo wa 2. Haranditswe ngo, arababwira ati, nimureba ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Umwami Imana adushyigikire. Aya magambo Yesu yabwiye abigishwa be ubwo bamwerekaga imyubakire y'urusengero rw'i Yerusalemu,
baramubwira bati ati reba ukuntu uru rusengero ari rwiza. Ariko Yesu arangije arababwira ati ndababwiza ukuri yuko uru rusengero mubona muri kuvuga ngo ni rwiza, muri kuvuga ngo rwubatse neza, ndababwira yuko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Imana ijya kuma ubu butumwa ngiye kubagezaho, hari ibyo yanyeretse cyangwa se yamishuriye. Imana yaje kunyereka yerekwa rikomeye cyane, injyana ahantu mu karere ka Rubavu. Noneho ngiye kubona mbona hari ikirunga kijya gikunda kuruka, ikirunga cy'Irubavu kiri hafi y'Urubavu cyitwa Nyiragongo. Ngiye kubona mbona icyo kirunga cyarutse. Ngiye kubona mbona abantu begereye aho ngaho Irubavu, mbona n'ubundi barimo barahunga. Nabonaga hari imitingito, mbona mbese hari ibibazo bikomeye cyane. Mbona abantu barahunze, abaturiye Irubavu barabizi iyo icyo kirunga cyarutse n'ubundi usanga umutekano wabuze. Imana irambwira ngo ubwire abantu basenge cyane, bongera ibihe byo gusenga, ngo kuko hano imbere bagiye kujya bahura n'ibintu by'impinduka kandi bitunguye, bigiye kujya bituma abantu babura amahoro. Mwibuke ko nababwiye ubwashije, ndababwira ngo burya igihugu gishobora kugira umutekano ariko abagituye bakabura amahoro. Imana irambwira ngo ibibuza abantu amahoro biraje, ariko umuntu wiringiye Imana, umuntu uhagaze ku cy'Imana yavuganye nawe, umuntu usenga agasenga Imana, asengera mu mwuka no mu kuri, Imana irambwira ngo mubwire ngo ntabwo azanyeganyezwa. Nibwo rero Imana yambwiye ngo ugende ubwire abantu be kwishingikiriza ku butunzi bafite, ubabwire be kwishingikiriza ku mazu meza, ubabwire be kwishingikiriza ku makonte ariho amafaranga menshi, ubabwire ngo be kwishingikiriza ku mamodokari batunze ahenze, ubabwire ngo be kwishingikiriza ku cyubahiro bafite. Imana irambwira ngo ubabwire ngo hano imbere aho turi kugana, Imana itabaye mu ruhande rw'abantu, hari ibyatuma abantu babura umutekano bakabura amahoro. N'Imana yampaye ijambo ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Imana irambwira ngo ibyo abantu bari kwirata hano imbere bigiye guta agaciro, kubera yuko hariho igihe umuntu yiratana ibintu runaka, ariko ugasanga niba ari kwihenura ku bandi ngo aratunze, uburwayi bwaza ugasanga n'ubundi bwa burwayi butumye, niba ari iduka yari afite ntiyongeye kuryicaramo, niba ari amasambu yari afite ntiyongeye kujya kuyahinga, niba ari akazi yari afite abandi bakagiyemo aragasize. Imana irambwira ngo babwire ngo bishingikirize ku Mana, kandi ngo babwire ngo hano imbere Imana niyo izarengera abayo, kandi ubabwire yuko abatishingikirije ku Mana bakishingikiriza ku bindi bagiye kumwara, ikimwaro kitazibagirana. Ni ukuri njya nkunda kubivuga, iyo Imana imbwiye ngo vuga ndavuga, ntabwo njya ninya kuvuga iby'Imana yambwiye kuvuga. Kuko hari mwene data weretse kuduha ubutumwa buvuga kuri Mikaya n'abahanuzi 400. Hari igihe abahanuzi benshi bahanura amahoro, ariko mu by'ukuri nujya no kwihumuriza ngo amahoro, ujye ureba uvuga uti ese amahoro yava hehe n'ubusambanyi buriho? Amahoro yava hehe n'abarozi tugwije? Amahoro yava hehe n'abicanyi tugwije? Amahoro yava hehe n'urugomo rwateye? Amahoro yava hehe n'ibibi biriho muri iyi minsi? Ubutinganyi bureze, kuryaryana bireze, urukundo rwarakonje. Amahoro yava he? Mu gihe cyashize nakurikiranye umuvugabutumwa witwa Alfred Misago, aravuga ngo uyu munsi tubonye umuntu wahanuriye abantu ngo ni amahoro, dushatse twanavuga ngo uyu muhanuzi aryamishwe hasi akubitwa inkoni. Ati mu by'ukuri ayo mahoro abahanuzi batwiringije ari hehe?
ayo mahoro ari hehe? Kiro cy'amakara kiri kugura 1000. Ayo mahoro ari hehe? Kiro cy'ibirayi kiri kugura 1000. Ayo mahoro ari hehe? Esasi iri kugura 3000. Ayo mahoro ari hehe? Haraho nageze ejo sanga esasi ni 4000. Mu by'ukuri abantu bari kurira. Uko umuntu yagendaga afite ubwisanzure akajya kugura esasi, nta bwisanzure, kubera yuko baba bari kuvuga bati uko biri kose ushobora gusanga esasi tuburanye, ugasanga ibibazo biravutse, ambulance yatwaraga abarwayi ikabura esasi, imodoka zidufasha gucunga umutekano ugasanga bibaye ibibazo, ariko wareba ugasanga amahoro ntayo. Ariko Imana irambwira ngo mbabwire yemwe abaneza amatwi, mwibwiraga yuko amahoro mwayabonera mu bihugu by'i Burayi, ariko Imana yarambwiye ngo aho ngaho naho Imana igiye kuhagera n'ubundi, kandi yatangiye kuhagera, kuko ubu butumwa yabumaye mu minsi yashize mbabwira ngo Imana igiye gutambagira ibihugu. Abantu bamwe barabipinga, ariko uyu munsi wa none abantu bafite andi maso areba barabona yuko iby'Imana yavuze uyu munsi wa none birimo gusohora. Imana iri gutambagira ibihugu, za Dubai iri kugerayo, Amerika iri kuhagera, nukuri za Irani, aho hose Imana yagezeyo. Kandi Imana ikomeje gutambagira ibihugu. Imana yarambwiye ngo ubwire abakomeye ngo bavuze yuko bakomeye ari abantu badahangarwa, ngo babwire yuko Imana ije kwerekana yuko hejuru y'amaboko n'imbaraga biringiye hari amaboko y'Imana. Nabonye ibihugu bimwe bihura n'inzara, mbona biri gupfusha abantu benshi. Imana irambwira ngo hano imbere inzara igiye kugera mu bihugu bitandukanye, kandi Imana irambwira ngo inzara izahitana abantu benshi. Nabonye duhura n'ibikomeye, umuntu akareba imodoka, mu by'ukuri iyo umuntu yaguze imodoka baravuga ngo runaka abayeho, runaka arakomeye. Nabonye abantu bari kureba imodoka bakayireba nk'ikintu kidafite agaciro. Imana irambwira ngo ibyo abantu bishingikirijeho bigiye guta agaciro. Ariho nababwiye ijambo nahawe ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Iri buye wishingikirijeho bwaba ubucuruzi bwawe, ariko nabonye ubucuruzi bwinshi abantu bishingikirije ku bucuruzi bwabo nabonye buhomba. Ngiye kubona mbona bamwe baratashye, ngiye kubona mbona bamwe bacuruzaga bagiye gukora ikiyede. Imana irambwira ngo igihombo kiraje cyihuse, kandi igiteje icyo gihombo kuri bamwe ni ibyaha. Ab'Imana yagiriye neza bararenzwe, ab'Imana yagiriye neza nibo bari gusambana, nibo bari kuroga. Ab'Imana yagiriye neza nibo bamaze kujya kure y'Imana. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo imanuwe no kubateza igihombo kidasanzwe. Ndabwira abayobozi b'amadini n'amatorero, Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo kubera yuko mwakomeje n'ubundi kuba urusika rutangira ubwoko bw'Imana, Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo nta mahoro muzabona, kubera yuko icyambere Imana yarambwiye ngo yabashyiriyeho kugira ngo mube umucyo uvira abanyamahanga, kandi muyobora abantu b'Imana mu nzira y'agakiza. Noneho aho kugira ngo mubayobore mu nzira y'agakiza, ahubwo mwe murashaka indamu, murashaka amafaranga, murashaka n'ubundi kwibonera inyungu zanyu, mukubaka amazu y'ibitabashwa, ndetse mukaba abanyacyubahiro bakomeye. Imana irambwira ngo mbabwire ngo niyo mpamvu ibyo mwishingikirijeho bigiye guta agaciro, n'ibyo mwibwira mukabibura mureba. Niba wumva yuko uzahora uyoboye, mwibuke ko nababwiye ngo nabonye ibintu bihindagurika mu madini n'amatorero. Hari abayobozi bamwe bari kwirata ngo twagize amahirwe yo kongera kuyobora kuri iyi manda, ariko nabonye abayobozi bamwe manda batayirangije, bari kuvuga ngo dufite imyaka 5 yo kuyobora, turacyafite amahirwe. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo umutsima usigaye n'uw'abantu basengeye mu kuri no mu mwuka, kuko nabonye ibyo kurya, ngiye kubona mbona biri ku meza, ngiye kubona mbona abantu bafite ibiyiko bagiye kurya, byari ibiryo bose byiza cyane. Ariko ngiye kubona mbona uwa mbere akojejemo ikiyiko arariye, akojejemo nk'icya kabiri mbona haje amaboko amusunika.
ngiye kubona mbona wamunaguye hasi, ngiye kubona mbona arabandagaye bya biryo, ngiye kubona mbona haje abandi ndetse umuntu adatekereza. Nabonaga abo ngabo baje atari n'abasirimu, atari n'abantu rwose mbese ubona yuko bagaragara nk'abanyacyubahiro, mbona bicajwe kuri za ntebe, ngiye kubona mbona bya biryo barabiriye. Imana irambwira ngo abo yahaye amata nibo barenzwe, bamaze kwibagirwa Imana, bayitera umugongo, nibo bari kwica amategeko y'Imana babizi. Imana irambwira ngo intebe zabo zigiye kwicaraho abandi kandi bije bibatunguye. Imana irambwira ngo ihereye muri babandi bitwa ko bakomeye, babandi bitwa ko bakomeye badahangarwa, bavuga bati twebwe izi ntebe nta muntu wazidukuraho. Nabonye batungurwa, mbona za ntebe bazivanyweho, mbona zicayeho abandi, ya meza bari bagiye kuriraho, mbona ibyo bari bagiye kurya, mbona birahabwa abandi. Imana irambwira ngo ni ukuri nta kindi muzize, ni umurengwe no kwibagirwa uwabahaye. Twibuke umwana, hari igihe umuhereza irindazi cyangwa umugati, warangiza ukamubwira ati mwana wanjye wamaye kuri uwo mugati, yarangiza agashyira inyuma. Imana irambwira ngo kuko mwamaze kwibagirwa uwabahaye umugati, mwibagirwa uwabahaye amata, mwibagirwa uwabagaburiye. Nyamara Bibiliya iravuga ngo nimumara kurya mugahaga, mukubaka amazu meza mukayabamo, inka zanyu zikagwira, ibikuyu bikaba ibikuyu, imikumbi ikagwira, ngo nimuzibagirwe Uwiteka. Ngo mwibwire yuko imbaraga zanyu arizo zabikoze, ngo mwibwire ko kuba mwarize amashuri menshi aricyo gitumye mwicara kuri izo ntebe, ngo mwibwire yuko kuba mwibitseho za dogitora, mwibitseho za masters, mwibitseho ibyiciri bitandukanye bya kaminuza aribyo bitumye mwicara kuri izo ntebe. Oya, Imana yambwiye ngo mabwire ngo izanye ikinyuranyo. Biratangaje kubona intebe wicayeho igiye kwicarwaho n'umuntu udafite amashuri. Byibaze kubera yuko igikenewe, Imana yambwiye ngo ntabwo ari amashuri, ahubwo ikeneye umuntu uri mu mwuka w'Imana witondera ijambo ry'Imana. Imana irambwira ngo mwayobeje abantu b'Imana, kandi nukuri abantu b'Imana baheze mu rungabangabo, baribaza icyo bakora, byarabacana, baribaza bati mbese tuzamenya ukuri ari ukuhe. Mu by'ukuri hari ibintu hano mu isi duha amahirwe, kuba waba ufite inzu nziza, kuba waba uri umukire, waba ufite vewiti, waba ufite ibikuyu by'inka, waba ufite amasambu, waba warize amashuri menshi, ibyo ni ibyawe ku giti cyawe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu bwami bw'Imana ibyo nta gaciro bifite, kuko Bibiliya iratubwira ngo abantu bubaha Imana naho baba ari abaswa batarize, naho baba ari babandi bagayitse, ngo iyo nzira nibazayiyoba, ngo kuko iyo nzira izaba iyo kwera no gukiranuka, ngo abanduye imitima nibazayiyoba, nibazayinyura. Imana idufasha cyane, ariko kubera yuko wowe wishingikirije kuri ibyo, ndagira ngo nkubwire ngo ndaguhanuriye, ni ukuri pe, ndaguhanuriye, intebe yawe irahirimye, ni ukuri irahirimye. Ibyo kwitwa ngo ngiye ngo ndi apotre, ngo ndi umushumba mukuru, ngo ngiye ngo ndi revera runaka, ngo ngewe ngo ndi apostle runaka, wapi. Nabonye ibyanyu bicyuye igihe. Imana irambwira ngo niko mutunguwe kandi nta kindi muzize. Burya nakunze perezida w'igihugu cy'u Rwanda, hari ijambo yavuze numva ni ryiza cyane. Aravuga ngo ngewe Imana yangize uwo ndiwe, ingira icyo ndicyo kugira ngo mbavugire, kandi ijambo riri muri ngewe n'ubundi ndibavugire, mvugire abanyarwanda nk'uko Imana yampaye kubayobora. Ni ukuvuga ngo burya umupasiteri uneze amatwi, iyo ubona wicaye imbere, burya hari icyatumye Imana igushyiraho, ni ukugira ngo uvugire iryo torero, ubabwize ukuri, bamenye inzira y'agakiza. Ariko wowe ukimara kugera aho ngaho, ni ukuri wumvishe yuko ukwiriye kubashakamo inyungu zawe kugira ngo n'ubundi ugwize imitungo. Nyamara abo ngabo uri gushakamo inyungu ni abakene, ni abari kujya gukara, ni abari kujya guca inshuro. Nyamara abo ngabo ni abo gufashwa. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo imbere y'Imana, ni ukuri hari abantu benshi bazagera imbere y'Imana bamware, kubera yuko ibyo bari bategetswe gukora ntabwo ari byo bakoze. Imana idufashe, kandi umuntu wese abe maso. Ndavuze ngo umuntu wese abe maso.
ndavuze ngo umuntu wese abe maso. Abari i Kigali muneze amatwi, mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Imana yambwiye ngo musenge, kuko ibitunguye abari muri ya mujyi wa Kigali nukuri bigiye gutuma basubira mu byaro benshi. Niko Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo abari muri uwo mujyi wa Kigali mugeretse akaguru ku kandi mwarasengaga mukaba mwaribagiwe ibihe byiza byo gusenga, abandi mukaba muri mu makorari, mukajya ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo abantu bababone, abandi mwigiza abahanuzi n'abadafite impano y'ubuhanuzi, muragenda muratwika kugira ngo babone ko muri abahanuzi, kandi nimwe muri abasinzi, nimwe muri abasambanyi, nimwe muri abajura. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibibatunguye bibaturumbuye muri uwo mujyi wa Kigali, kandi mugiye kuvamo nabi. Nabonaga n'ubundi muri kubura n'amatike abacyura mu byaro iyo mwavuye. Imana irambwira ngo nubwo wari waravuye mu cyaro, Imana ivuganye nawe. Ibyo yavuganye nawe ugeze mu mujyi wa Kigali ntabwo wabyubahirije, ntabwo warinze isezerano ry'Imana, ahubwo watangiye kubona uruku ry'ifiriti n'umuceri, ubona utangiye kurya inyama nziza, urangije ugira ngo wagezeyo. Ariko Imana yambwiye ngo uko yakuzamuye niko yongeye kukumanura. Imana idufashe cyane. Ubwo rero iyo duhanuriye abari mu mujyi wa Kigali, abari Musanze baravuga bati twebwe ntabwo bitureba. Mwitonde, itonde wowe uneze amatwi uri aho ngaho mu mujyi wa Musanze. Nukuri nabonye abantu benshi bari mu mujyi wa Musanze, mbona abandi bari mu mujyi wa Rubavu, mbona abandi bari mu mijyi itandukanye, ariko iyo mijyi baragiye bayijyanwamo n'amasezerano y'Imana. Ariko ngiye kubona mbona bamaze kugera muri ya mijyi, mbona n'ubundi Imana ibicaje ku ntebe batatekerezaga, ibagaburiye ibyo kurya batatekerezaga, ibabesheje mu mazu batatekerezaga, Imana ibahaye kwicara mu modoka batatekerezaga. Ngiye kubona mbona ibahaye amafaranga batatekerezaga, ariko ngiye kubona mbona bararenzwe, bibagiwe Imana. Imana irambwira ngo irongeye ibashubije ku ishuri. Uyu mwanya rero tuvugana, Imana yongeye kubasubiza ku ishuri. Imana yambwiye ngo mbabwire yuko mukwiriye kwibuka yuko atari imbaraga zanyu zabagejeje aho ngaho, ahubwo ni ukuboko kw'Imana kwabashyize aho ngaho kugira ngo n'ubundi muzahore muhesha Imana icyubahiro. Ariko nanone irambwira ngo ubwire abantu bari mu butayu. Hari abantu bari mu butayu, hari abantu batinze mu butayu. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo imanuwe no kubatabara. Nabonye hari abantu bavuye mu mazu y'ubupangayi, mbona bari guhabwa amazu yabo. Nabonye hari abantu bari guhabwa ubucuruzi. Aha ngaha iyo tuhageze hari abantu bajya bashyiraho komantere ngo ariko ngo ubutumwa mutambutsa ngo ntabwo ari bwo, ngo mbese ngo mwagiye mubwira abantu ubutumwa bwo kwihana, nimo babwire ubutumwa bw'imigisha. Ariko mureke mbabwire, ubu ngubu ngiye kuba ndi kuvugira hano kuri mikoro, hano kuri kamera z'Amakuru y'Ijuru TV, nuko ngewe hari icyo nashyize mu nda. Ese wari wasonza ukamenya ko inzara iryana? Inzara iraryana, ngewe ndayizi. Ariko kandi inzara yarandiye ni mu ishuri, ariko kandi Imana imbwira ngo nzakugaburira mwana wanjye, uzarya. Nubwo uyu munsi sindagera ku rugero rwo kurya icyo shaka, ariko nanone ndashima Imana. Hari igihe Imana ishira inzira n'ubundi nkarya ku muceri da, ariko hari igihe cyabayeho nibaza ngo mbese umuntu yarya umuceri akawuhaga. Umuceri nawuryagaho nagiye mu bukwe, niko bimeze. Inyama nkazirya nagiye mu bukwe, cyangwa se nagiye mu ivugabutumwa ku itorero runaka, niho naryaga ku nyama. Ariko Imana ikambwira ngo uzarya. Ariko uyu munsi nubwo bitarakagera ku rugero, iyo Imana yabishatse, hari igihe njya kubona nkabona umuntu arambwiye ati mukozi w'Imana, rwose ubutumwa bwawe bwaramfashije, waransengeye, Imana inkiza umusonga, waransengeye, n'ubundi numva imbaraga zingarutsemo. None umwuka wera wanyemeje kukugurira ikiro cy'inyama. Nkabona umuntu anguriye ikiro cy'inyama, nanjye nkagenda nkazirya, nkavuga ngo Mana ni ukuri warabimbwiye, nkazirya da, nkumva ko Yesu agira neza. Ni ukuri none se murangaya? Erega Bibiliya avanga umurimo mukora muzatungwa nawo. Ahubwo mujye mukunda abakozi b'Imana, mu by'ukuri mubambika amakositime. Ntago nkubwiye ngo uzuri inyambike, ariko niba ari umukozi w'Imana ukunze, ariko nanjye ushatse wari inyambika, ntago ndizira. Mu by'ukuri
abakozi b'Imana mubambika amakositime bajye bajya kuvuga ubutumwa baberewe, bahagarara imbere y'iteraniro bambaye neza, bajye kuri kamera bambaye neza. Ni ukuri mu bakureho igisebo, kuko Satani yohereje abadayimoni bo gusuzuguza abakozi b'Imana, ni abakene, nibo n'ubundi babayeho nabi. Ariko nyamara ufite kumindurira amateka, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Nakwicara kuri kamera ndi kuvuga ngo Imana yaminduriye amateka, ubu nanjye mfite inzu yanjye, ubu nanjye mfite imodokari ngendamo. Ni ukuri izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro, Imana igahita ireba uriya wabigizemo uruhare. Burya nawe ubuvuze ubutumwa. Ariko iyo abakozi b'Imana turi kugawa ngo inzara ihora mu ngo zacu, izina ry'Imana riri kugawa ku bwacu, ni ukuri hari abantu Imana yahaye ibintu bimwe mu by'Imana igiye kubaziza, n'ibyo nabyo birimo. Mwagakwiriye kureba mukavuga muti niba Imana ingejeje ahangaha, hari uwo nafata ukuboko nkamuzamura nawe akagera hejuru, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro ku bwanjye. Imana ishimwe cyane. Ni ukuri tugiye gusenga Imana, ariko ubutumwa Imana yampaye, twasomye ijambo ryatubwiye ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Ibi ngibi muri kurata ni iby'akanya gatoya. Ni ukuri ibi byose biri kubashuka mukareka Imana, izi ndaya ziri gutuma mureka Imana, aya mafaranga ari kubashuka mukajya gusambana, ibi byose nabonye igihe cyabyo kirangiye. Ngiye kubona mbona bamwe bari guca inshuro, bamwe bari kujya guhingira abandi. Mbona umuntu wari umusirimu agenda muri vewiti ikomeye, mbona ari kugenda n'ibirenge. Imana irambwira ngo igiye kubacisha bugufi kubera yuko batubashye Imana. Nabonye umuntu w'umushumba yambaye ikote ryacitse ku rutugu. Ngira ikibazo ndavuga ngo Mana, ni ukubera iki uriya muntu yambaye ikote ryacitse ku rutugu kandi ari umushumba? Imana irambwira ngo nuko yaragiye umukumbi uburyo butemewe, nk'uko yarakwiriye kuragira uriya mukumbi yahawe kuragira. Imana irambwira ngo mugiye kwambara ibyacitse, mugiye kurya ibiryo bigayitse, mugiye gusubizwa inyuma, kuko ibyo Imana yabashatseho ntabwo ari byo mwakoze. Nimbwira aba bantu baneze amatwi, ndagera no mu bakozi ba leta bwite, kuko twabayeho kubw'ikiremwa muntu. Imana yanyeretse hari abakozi ba leta bari kwirukanwa ku kazi, ngiye kubona mbona rwose ni ukuri bari gusuzugurwa, bambaye igisuzuguriro. Imana irambwira ngo kuva mu nzego zo hejuru kugeza ku muyobozi w'isibo hasi, Imana irambwira ngo inyujijemo umukwabu, kandi nta kindi abantu bazize ni umurengwe. Imana yanyeretse igeze mu bayobozi ba leta, niko yambwiye, birukanwa ku kazi. Abayobozi ba leta batumva ibyo mu itorero, bakagira ngo ni mu itorero mu madini gusa. Nabonye bari gucishwa bugufi. Imana irambwira ngo kubwo kwishyira hejuru, ndetse bamwe bahageze muri aka kazi, bamwe baba bajura. Imana irambwira ngo birukanywe ku kazi. Nabonye mu nzego z'umutekano hari abapolisi bari gufungwa, bamwe barirukanwa. Mbona hari abandi b'abasirikari bari gukatirwa bagafungwa, mbona birukanywe ku kazi. Imana irambwira ngo igiye kujagajaga icyitwa umuntu wese. Ahantu hose Imana yagiriye neza umuntu, no mu buhinzi mu mirima nabonye Imana igerayo. Mbona abantu bari guhinga bagakoresha amafumbire, ariko bajya gusarura bagasarura ubusa. Imana irambwira ngo hose irahanyuze. Nagiye kubona mbona mu kirere, Imana idufashe cyane, mbona mu kirere ahangaha tubona hari abantu bagenda mu ndege. Ngiye kubona mbona hari impanuka z'indege zibayeho. Ngiye kubona mbona zihitanye benshi. Imana irambwira ngo abantu bari gushaka kugera hejuru, abasengeraga ingendo bakabireka, abasengeraga ibihe barimo bakabireka. Imana irambwira ngo nudasengera urugendo rwawe, wowe ufite urugendo rw'indege, nudasengera urugendo rwawe, ni ukuri umenye yuko mu rugendo rwawe harimo ibibazo. Wavuga uti ni urugendo rw'indege, ntabwo ari urw'imodoka. Imana yampaye ubutumwa muri iyi minsi, irambwira ngo umuntu wese ufite urugendo ajya abanza asenge, agende yiragije Imana, kandi agende yikiranuye n'Imana, kugira ngo Imana imushyireho uburinzi bwayo. Kuko Imana yarambwiye ngo hari abadayimoni benshi Satani yohereje kugira ngo n'ubundi bateze ibibazo mu mihanda. Ujye ubanza usenga Imana nujya gukora urugendo rwawe, ujye ubanza usenga Imana nujya kwinjira mu mushinga. Kandi mureke mbabwire, nabonye abantu bari guterezwa icyamunara, mbona amarira abaye menshi. Mu by'ukuri nabonye abantu bari baragiye bagura ibibanza,
bakabigura bari guteganya, abandi bakagura amazu bari guteganya, bakayatangamo ingwate, bakajya gufata amafaranga ya banki. Nabonye biri gutezwa icyamunara. Imana irambwira ngo umuntu wese winjira muri business abanza asenga Imana rwose, yinginga Imana abone ikimenyetso kimwemerera kwinjira muri business, kuko nubwo uri gushaka kujya kuguza amafaranga muri banki, nukuri abo bantu benshi bari kwicara ku mamoto ni inguzanyo, abantu benshi batwaye imodoka ni inguzanyo, abantu benshi bari mu mazu ni inguzanyo, mbese nuko nguko. Ariko ikibabaje nubwo uri mu kazi, nabonye wirukanwa mu kazi, mbona banki iteje ibyawe icyamunara. Senga Imana igufashe mwene data uneze amatwi. Icyakora nubwo bimeze bityo, nabonye hari abari kwishyurirwa amadeni kubera yuko icyo Imana yashaka kubigisha yarakibigishije, bamaze kwiga rero ibakuye mu ishuri. Wowe wabuze urubyaro, senga Imana, nukuri Imana ifite abana, Imana izakwibuka. Wowe uneze amatwi udafite icyo gukora, senga Imana, Imana igiremera umuntu akazi akabona icyo gukora. Wowe uri aho ngaho uri mu buzima budafite icyerekezo, senga Imana iguhe icyerekezo, kuko ibyo byose Imana irabishoboye. Reka dusenge Imana, ariko nukuri Imana igiriye neza buri wese. Icyo Imana yaturemeye ntabwo ari ukureba ngo uriya ni umuzungu, ngo uriya ni umwirabura, ngo duhore mu mwijyane, ngo uriya ngo n'uyu n'uyu, ngo uriya avuka naha, ngo no muri iri dini. Oya, ibyo bintu rwose ni umwuka wa Satani. Ariko abana b'Imana barakundana, ukareba ukamenya ngo uriya mukozi w'Imana nitegereje ndabona n'ubundi hari icyo akeneye, n'ubundi mu bubasha afite hari icyo namukorera, ndabona uriya muririmbyi turirimbana muri korali hari icyo akeneye. Nukuri ukamenya neza uko ari cyo wamufasha, ukamenya ngo nubwo ndi pasiteri, uyu mukristo, uyu ni inama yanjye, ndabona rwose hari icyo abuze, ukamufasha. Ibyo nibyo bizaguhesha umugisha, nibyo bizaguhera kuramira mu gihugu, nibyo bizatuma Imana nukuri ikugirira neza ndetse ikakwishimira, ukazabona n'ubugingo buhoraho. Reka dusenga Imana. Imana iguhe umugisha mwene data, nukuri dufatanye gusenga muri iyi minsi, tuve mu ntege nkeya kandi Imana izatugirira neza. Mwami Imana yacu, turagushimye mu izina rya Yesu. Habwa icyubahiro wera wa Isiraheli, Imana ifite imbaraga. Wewe wera kandi ugakiranuka, wavuga bikaba, wategeka bigakomera. Ubutumwa wari wamaye ndabutambukije. Mana, ndasenze kugira ngo ubu butumwa data wa twese umaye kugeza ku bantu bawe, abazabwumva Mwami Imana yacu, nukuri bazafashwe nabwo, kandi ubu butumwa nukuri buzakomeze imitima ya benshi. Mwami Imana nyiringabo, abaguye babyuke, abari kure yawe bakugarukire, abaguye mu byaha bakijandika bakiyanduza Mana, nukuri umwuka wera abagereho, kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngushimiye uyu mwanya umaye, komeza ushyikirica n'amakuru y'Ijuru TV. Wambwiye ko uzayamamaza, umbwira ko uzayizamura, umbwira yuko nyiringabo Imana iyi cano ari inyamugisha, kandi ni koko ntabwo nayifunguye ku bwanjye, nayifunguye ari wowe wambwiye ngo ninyifunguze igifasha gutambutsa ubutumwa. Ngaho rero Mwami Imana ukomeze uyishyikire rwose, kandi ukomeze wihesha icyubahiro. Urinde Abanyarwanda, urinde Abarundi, Abakongomani, abari Uganda, Tanzania, bose ubarinde, n'abari mu bihugu bya kure bose barindwe nawe. Niko tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Imana y'amahoro nibaha umugisha, turabakunda. Shalom, shalom.